hari amakuru ari mu ikipe ya APR Football Club ku muntu bita Dauda Yusuf. Dauda ejo bundi abantu twatunguwe no kubona no muri 18 atarimo. Nyamara hari amakuru yavuga ko Dauda wari umukinnyi wari watoranyijwe wari muri 18 muri 11 aho yabakuza muri 11 ngo bageze Nyamirambo umukinnyi ngo ntabwo yahageranye na equipe. Dauda urumva afite ikibazo gikomeye. Dauda niwe mukinnyi ushobora gukora ibintu bitakozwe n'undi mukinnyi. Ibaze ko Dauda barimo abakinnyi barimo binjira muri bisi baramutegereje kwinjira muri bisi baramubura. Urumva bajya guhaguruka Ishyorongi kuri lokale kugira ngo bajye Nyamirambo gukina n'ikipe ya Kiyovu. Ubwo team manager avuga ati se Dauda ari hehe ko ntamubona mu bakinnyi, kuko ngomba kubanza kureba abakinnyi bari muri bisi mbere ko bahaguruka kugira ngo bahaguruke bose buzuye. Abona Dauda ntarimo. Urumva Rugaju abonye Dauda atarimo aramuhamagara aramubwira ati Dauda uri hehe duhaguruke tugende. Dauda aramubwira ati rero muntegereje nabatinza. Urumva nyamakuru nakuruye ati mugende ndabasanga Nyamirambo inka yanjye. Ubwo baravuga bataho kugira ngo dutinde twese reka tugende dusange Nyamirambo ibindi byemezo bizafatwe nyuma. Dauda yageze Nyamirambo ikipe yamaze kwambara yamaze kwambara n'umutoza Pikiza 11. Yego avuga ati turabanza amaba turakina muri ubu buryo urakoze kuyubaka neza iyo nkuru mujye muri warm up. Nanjye ndakandagiye kuri Kigali Pere ndakomerezaho kugira ngo abantu bumve neza ibintu bya Dauda batabitwara uko utariko. Hari abantu bavuze ngo Dauda ngo ntiyari ari muri camp ngo yabwiye equipe ngo ndaza kubasanga yari ari muri camp. Icyo kibazo cyumvikana yari ari kumwe n'abandi. Ko hari abantu bajya bashaka kubeshyira umuntu ko yazira gahunda za biki n'ibicyabakina bajya muri ngo zitanuko zira za Rwubusisi ngo yari yagiye muri izo gahunda. Yageze ku kibuga aho gahagera cyererewe. Ariko rero naje kubaza bamwe mu bantu bazi ibintu cyane bakurikirana APR hafi bavuga ko bakibana muri zino apartment ziri Kicukiro hano hafi yo kwa Jesus babaga ba Dauda. Dauda by nature abantu bateye gutyo kwizigira. Hari abantu bitegura ku segonda rya nyuma bakererwa cyane. Dauda ni ibintu bimubamo, akunda gukerererwa nyine ibintu abikora à la dernière minute. Akora ibintu nyine sinzi nyine abantu bakaraba habura nk'iminota nk'itanu bakisiga biruka nyine ibintu byose akabikora nyine ubona harimo akantu ka retard. So niyo mpamvu n'ibihano bye binaramutse bibayeho ntabwo byaba ari ibihano biri grave kubera impamvu ebyiri. Nubwo ari umuco utari mwiza gukerererwa ariko at least ari kumwe na groupe aranahagera akererewe. Internally rero buri habari regulations zivuga ngo iyo ukererewe ucibwe amafaranga ngahe cyangwa se wenda bigenda gute. Ku buryo ntekereza yuko si ikintu cyafata igihe kinini ashobora nko kumusebya yenda match imwe kugira ngo yitekerezeho gakeya ariko bakamugabura muri groupe kubera ko nanone ni umukinnyi w'ingenzi. Iyo biza kuba yakoze ikosa rikomeye wenda ryo kutaboneka ku kibuga cyangwa se akaba yagiye mu zindi gahunda bafite match ibyo byari kwa grave. Ariko kuva bari kumwe hakaba gukerererwa amakuru ndi kubona ari kuvuga ko bafashe umwanzuro bashobora kumushaka n'amafaranga rwose ngo ku gatandatu ko ejo kwa gatanu bakamusha amafaranga baramureka kine na polisi. Ariko bategure neza uburyo bwo kumuhana kuko baravuga bati gushobora udashobotse ni ikintu kitihanganirwa muri APR. Ariko nkabiriya dore nkabiriya ubundi baba barashyizeho internal regulation. Reka njyane na rigani nta gatoya abantu ntibazajyaniranwe na cliché cyangwa se na mu Rwanda tugira ikintu kitari cyiza cyo gukunda kwambika umuntu isura yego ikakwira muri rubanda abantu bagacika igikuba kandi rimwe na rimwe ari n'ikinyoma bikarandarana gutyo ari ibintu birabuza by'ibinyoma by'ibihimba udashobotse. Amakosa wowe akazi ukora iminsi 365 wayimara utarakerera ntibibaho, biragoye, ni ibintu bidashoboka. Wayimara wenda utarasiba urumva ni ibintu bibaho, c'est normal. Hari ukuntu Dauda ari umukinnyi mwiza kuri ubwo bwiza bwe bamwambike kijivuga ngo arashoboye ariko ntashobotse birangire APR biza ariko twebwe nk'amajeshi ibintu byacu ni ku murongo. Urebe nk'umukinnyi bayabashije nk'amasezerano ye, umukinnyi wo kuri level ya Dauda bamwambure nk'amasezerano ngo kwera ko bamaze kugira contrat kwizigira ibyo bintu bakabyambika umuntu. Ubundi abatoza nyamara hari uburyo babishyira ku murongo, urabona ko gusiba match ubundi nk'Iburayi
uzabireba batoze yakinjira muri ekipe yishyiraho icyo bita internal rules cyane ntabwo nubwo biri ekipe bizamo uzi ko abandi baba bafite ako nakita nk'agaseke ka ekipe iyo ukoze ikosa nkariya ryo gukererwa abaravuze ati wenda tuzagucaje wenda nk'amayero wenda nk'igihumbi muri abakinnyi b'i Burayi cyangwa se nk'ibihumbi 2,000 wenda nka Daudi ushobora kumubwira ati turaguhanisha kuguca wenda 300 by'amanyarwanda ayo mafaranga bayashyira muri kesi ya ekipe uzi yafete mukora isoza sezo yego cyangwa nka bya bikorwa bya charity nka ekipe ijya gusora wenda nk'abana b'imfubyi ayo mafaranga uteranya wajya ubaka wasibye imyitozo wasibye ibicyo ukateranya yajyana miliyoni 5 mukagera mukubakira wenda tuvuge wenda nk'umuntu wenda utishoboye wenda wifanira cyangwa bagata abantu bo mu murenge wa Shyorongi tubaguriye wenda mituweli cyangwa uko bita umufana mwiza wa sezo abantu babyumve sukoroshya ikosa nukwanga ko abantu bagrave ibintu kuri situation bakabigira nkaho Daudi yishe umuntu yakerewe yari kumwe n'abandi agera ku kibuga sanga yakerewe ekipe iri kwambara nawe bamuhanisha kudakina nibamuca amafaranga hagaruke muri ekipe akenshi nyine arakugora ni baba winga bakugora ku buryo kuruwariye niyo yubakirwaho ni nkayo threats kuri adversaire si byari ibitego ariko donc si wowe assisting ibitego cyane si nawe wenda ubitsinda ariko niwe uderanja kugira ngo provoke uburyo bwo gutanga ibitego niwe ubafasha kubona amakufrase niwe ubafasha kubona amakonase niwe ubafasha guhindura izo crosses bakuraho abandi bagasubiza mu izamu ikindi riga nkunganiye ariko Vininho ndabona nyine urumva nkunganiye kuri ibyo navuga cya Ojera uburyo yakina cyangwa se nk'ibi bya Aziz Basane kuranye nuvuga ngo nudatsinda ibitego ariko nuvuga ngo uko kuntu imipira myinshi ikinirwa muri kuri ku ruhande rwawe nuvuga ngo defense ya adversaire yatanta nuvuga ngo umwe muri abakinnyi bakina muri axe buri gihe yatanta kuza gukora couverture kuri rwa ruhande wewe wamenashije cyane cyangwa se utabara umudefenseur umwe mu bakinnyi bari gukina hagati muri baba double casser adversaire afite buri gihe yisanga ahengamira ku ruhande urwo ruhande Aziz Basane arimo aramenasa cyane ku buryo nano iyo rero uri gukina ni ekipe hahantu uwo muntu buri gihe ari kuza ava biba bimeze nkaho hari abakinnyi babiri buri gihe iyo ufite baro uba umeze nkaho wakuruye iyo wakuruye ukereya espace nuvuga ngo hahandi umwe avuye aje kugira ngo yunganire ugufashe umva hari espace uba wakereye ubwabyo no gutatsinda ibyo bitego cyangwa se utanatanga iyo assist ariko nibura hari espace wowe kugira umupira kwawe cyangwa se no kuza gukereya no kugumana umupira bitanga kuri adversaire ku buryo wa mu numero 10 wamwataka basho kuza kubona ubwinyagamburiro kubera ko wowe hari umuntu wa kabiri wavanye muri place yiwe bituma mwebwe muza kubona muza gukina ari analyse mukanya Mugaragu yavugaga ku ikipe ya Mukura Victory Sport iyi match ya Rayon Sport na City Boys bayikinaga ari kubona nyine ko plan zabo no gutegura match ya Mukura Victory Sport ngira ngo yari ikipe ntoya yo kugerageza n'abandi bakinnyi batajya babona umwanya wo gukina ariko wabonaga nyine ko n'ubundi muri yo bitekereza Rayon Sport twabanza kwishima hari akantu ka relief hari akantu k'ihumure kabaye muri izi match nyuma y'igikombe cy'ubutwari batsinze match ya AS Kigali muri championnat batsinda match ya Police muri championnat yego batsinda City Boys zimaze kuba 3 right ubwo zibaye 3 zikurikiranye agiye kuzaho Mukura 3 zikurikiranye harimo n'ebyiri nziza cyane rwose nziza harimo match ya Police ni match ikomeye na Kigali amahire yabaye ko APR yo yatakaje match 3 za championnat ziheruka APR yatsinzwe na Al Hilal APR inganya na Bugesera inganya na Kiyovu navuga muri championnat ntabwo mvuga muri Peace Cup ibyo byatumye Rayon Sport nitsinda Mukura APR izaba yirusha amanota 3 gusa kwa APR ifite 38 Rayon ifite 32 ariko Rayon ifite umukino umwe w'ikirarane ko Rayon imaze gukina imikino 19 mu gihe APR imaze gukina imikino 20 bivuga ko Rayon nitsinda Mukura ariyo mpamvu wari uvuze ubajije uti babonaga bakina na City Boys batumye effective cyane ariko wenda ibitekerezo byabo biri ku yindi match ku rero match ya Mukura iri kurusho ari naho tubwira abareyo tukavuga tuti aha nicyo bita do or die nuko iyi ni match ibashyira muri position yuko muvuga ngo APR igiye kuturusha 3 gusa burya amanota 3 mufitanye match retour ibintu byose babisa naho bitangiye A0 sinshaka gusuzugura ubushobozi bw'ikipe ya APR kuko I know how good they are nubwo amaze igihe batitwara neza muri championnat kwa APR ni ikipe nziza na Rayon Sport nayo kuba ari ikipe iri kuri chance biragaragara
yego bari gutsinda ariko haracyarimo ibyo gukosora, ariko all in all bagomba kwishimira byibura izi resultat babonye zizi match ebyiri AS Kigali ndetse na na Police, polisi kugira rero ngo zitaza kongera kugira ikizikoma mu nkokora, kuko wasi bangerera gato wenda Ibera agiye kutwinjiza muri Mukura, twaze tubiganira ejo bundi n'uburyo nawe yahindutse mu bwugarizi ku buryo yenda itakiri nziza nk'uko yari imeze muri Fazari nyuma yo gutakaza Na Obedi na Abdul. Ibere n'uyizi cyane arayiganira uko iheruka n'uyiheruka arayijyamo, ariko njye navuga ku bintu nka bitatu Rayon Sport gusa isabwa kuri iriya match ibintu bikagenda neza. Icya mbere hari ikintu cyo gutuza cyamaze kubaho, uribuka abantu bose ari kuvuga umutoza ngo ntakirimo, umutoza ngo ibiki cyane. at least ubu ngubu ngira ngo hari umufana ejo bundi numvishe mutipe witwa Ferdinand w'imuhanga umuhanga hari igihe rwose ajya agira amanalize meza, ni Karikeza baganiraga kanciye mu maso ni keza no nanjye kanciyeho nimugoroba yavuze akantu keza ku mutoza. Buriya mu bafana hari umufana uganira ibintu ukumva vraiment ashyizemo ingingo, afitemo gatushe tekinike vraiment keza nk'umunyamupira. Yaravuze ngo no Bruno Ferri ari gukora neza tumuhe icyizere. Umutoza Bruno Ferri iyi match ni y'abafana kumufasha no gutanga message ko turi kumwe, we pressure yamuvuyeho nyuma yo gukora izi match, ariko yanamugarukaho mutamufashe gutsinda iyi match igiye nyamukuru. For me iyi match impamvu ari kapitale rero ni match yo gusilinga, yo kuvuga ngo tugarutse muri title race, tugarutse mu rugamba, kuko bayitsinzwe APR igatsinda akaba 6 still nta kintu cyangwa 6 akagumamo still ntago bazaba bagifite icyizere. Ariko kwitsinda kuko match buriya bajya bavuga kwizijya ngo buri match igera amanota 3, ariko hari na timing igiye mu ikindi esa ya 3 tugiye kubona cyangwa twabura avuze iki. Ubonye biri Arsenal uburyo tuyasesenguye cyane afite agaciro kubera yuko ayo ngayo Man City nayo barako ni gutsinda izagutwara igikombe. So amanota nubwo ari 3 ku makipe angana, ariko timing igihe uyatakarije cyangwa igihe uyaboneye bifite akamaro bijyanye n'igihe. So igihe rero Rayon Sport irimo iyi timing iki gihe ni igihe cyo kudakora ereri, kuko ikindi kintu cya kabiri yahita yica apari yo kuvuga ngo twegereye APR tuyumvekeye mu bitugu cyangwa ku ijosi. Nuko ngo yakongera kubasubiza muri ya faze yo kwidutaho kwishidikanyaho habatse none se dushobora gutsinda Polisi tugatsinda AS Kigali tugahita tunganya cyangwa tugatsindwa na Mukura, ubundi ubwo ngubwo ikipe koko iri gufata cyangwa turi cyakindi cya inconsistency kiracyarimo. Icyo ngicyo psychologically rero ni ikintu gikenewe cyane ko abakinnyi kitigera kibafata. Nagwa urugero ndakubwira ngo iyo match zibaye 5 bavuye mu kipe yagize icyo kintu cya form za match 10 bakaba ati kipe yagize cyitwa winning momentum, za 15 bakaba yagize perfection. So bakeneye ibyo bara gukora tumace dutanu twiza confiance, haba umwuzuro w'ikintu, haba ikintu gishyitse muri bo mu mutwe, bavuga bati no niyo simvuga ko match zose bazazitsinda muri retour, ariko hari izo uzatsindwa ariko timing igihe uzitsindiwe ikabita ko affecta nkuko wahita utsindwa, kuko reka byite Rayon Sport ni nk'umwana usa n'uvutse muri champion, kuko yari yarihebye ivuga ko bidashoboka. Imana ya indi wa mugani y'abareyo irabafasha APR iratsindwa. APR erega yabonye amanota 2 ku 9 mu gihe Rayon Sport yabonye 6 kuri 6 naho champion igarukiye. Ubwo rero bigarutse batabikekaga batakeka ko APR atakaza kuri Kiyovu no kuri Bugesera no kuri Al Hilal, yewe no kuri Emelec match yari yabanje mbere gato ya APR wibuka ko yari yangagije ntabwo byibuka cyane kimwe erega APR nko muri match 0 kaza champion ushobora kubita bojya amanota 5 niba ari 5 cyangwa 6 gutyo kuri 15 yabonye 3 ya Gasogi baciruka gutsinda ibona rimwe kuri Bugesera ibona rimwe kuri Kiyovu bona 5 iranataka ibona rimwe kuri Emelec Emelec agibari kera mbere gato basoza faza ku faza turitangiye iyo turi kuvuga yabonye 3 kuri Gasogi ibona rimwe kuri Bugesera ibona indi rimwe kuri Kiyovu gusa 5 hanyuma itsindwa na Al Hilal itsindwa kirara erega match 5 heruka ibonye 5 yatsinze mu match 5 heruka yatsinze match imwe gusa itsindwa imwe yatsinze match imwe itsindwa imwe inganya 3 muri champion mu gihe Rayon muri 5 zeruka Rayon muri champion yatsinze Teraka jisho abantu bumva iyi match ya Mukuru urya ari match
ni match nicyo bita ni ugupfa no gukira Erega Rayon Sport kuko niyo yabagarura ikabegereza APR yagira 35 APR ifite 38 banza ubereke nabo ese bo bitwaye gute uvuga ngo kugeza ubu Rayon Sport bitane hero yego match jana heruka Rayon Sport ifite win ebyiri na draw ebyiri no gutsindwa rimwe urakoze cyane urumva ko ni ibintu bibarika byibura at least niba yaratsinze ebyiri kanganye ebyiri na Al Hilal kuva yatsindwa 4-0 yahise inganya na El Merreikh 2-2 ni match ikomeye inganya na Mevese 1-1 Muhanga ihita itsinda AS Kigali 1-0 ihitirasa Polisi 1-0 inazo wazibonye 8-15 mu gihe APR yabonye 5-15 yego ayo rero atatu mwareki atandatu Rayon Sport APR yabonye atandatu yanganje gatatu itsinda rimwe ariko APR ifite umukino imbere ufite umukino umwe irushare uwo rero niwo ndi kuvugiraho uwo rero utuma muhita muzamuka mukava ku kuba mwebwe mwavuga ngo APR turayegereye cyane uwo nguwo niwo mugomba gukora akantu ka gatatu gakomeye imbere bitewerejamo muri mukura Rayon Sport yakiriye iyi match ifite icyo bita full force wenda ntazaza mu kibuga kapiteni kuko yatangiye imyitozo kwa mbere ashobora kuba ataraba 100% Isodiyaye ariko nawe twabonye ko umutima wa defense uko ari kwitwara Clement na Kosori Emery na Chimanga c'est pas mal kabange kuri kabiri twese tubaze kwibona ko cyangwa Obedi uzajya kuri kabiri ariko uranamukura Obedi yavuyemeje barashaka kuba yatereka kirema akantu ko kugarira kirema gisibije banamwica azakina Obedi gatatu ubwo ni ganijuru Olivier n'umuzamu wundi wa kabiri mu Rwanda ntayegayezwe birazwe Olivier ubundi ngiye mu bari nyuma ya Fiacre ubu ngubu bari imbere bari imbere Fiacre yavunitse ko ntabwo ari gukina bari mu myitozo ye mu giti cye gishweka ni uwa mbere ubu gishweka ni 0 gishweka zizamu gishweka jo ndakubita match ya Polisi turakomeza tuyipanga gishweka jo ndakomereka bashatse kumusimbuza na ambulance yageze mu kibuga Emery yarirutse ajya kuri bench ahabwa ati ndamuzi gishweka twarakinanye kuva turi abana mudakora ikosa ndimo kuba ati gishweka urwaye araruta abazamu basimbura ari bazima mumureka isoze gishweka zizamu bigaragara ko bafite umuzamu mwiza defense Mediano babonye ibisubizo Mediano ndayishimiye Richard arahari cyane mwiza cyane Bangara wabo arahari umupeti wakiniye match ejo ntarindwaye Mabra arahari Rikao Pizarro yaje waburagamo muri byumva Abed arahari yego Samuel Gurwari Ngonga arahari abawinga barahari ba Tony Kitoga barahari yaragarutse Basane yarakize urumva Vininyunga mwemera mutandwendera na warahari wamwe rutangwendera Kumana Asmani bajya bahengeka nta kibazo barutayizamu barahari Asmani na Forgan ireye umukinnyi dafite ikenewe na Isodiyaye gusa kandi Emery yamusigariraho neza cyane bivuga ngo ahigiye kwipima ivuge ngo tugiye gukora iki muri iyi sezo niba dufite abakinnyi buzuye niba tutari kuri pressure tumaze iminsi twitwara neza niba tubizi ko adversary wacu banamukozemo defense bayihungabanyije bakoyemo abakinnyi niba tubizi neza yuko iyi match iri butume APR turusha 3 gusa no kuvuga ngo ni match capitale no gupfa no gukira ibe kibazo ubwo mukura ndabyirukamo kuri mukura ubushobozi irabufite icyo kuyivugaho mukura ifite ubushobozi ariko ubushobozi ntabwo byo twavuga ko ifite full force cyangwa se 100% kuko hari ibibazo navuga nka bitatu biri kwigonga icyambere nabakinya atakaje kandi mu buryo itari yateguye babanzamo rwose ntabwo yari iteguye gutakaza uyu musore ishinga budoroge muri APR bituma irekura Obed wa Mukiza ajya muri Reyo naje kumenya ko rwose banabwiye nabi cyane MD bamubwira bati kuki watanze Obed kandi ubizi ko tutizeye kugumana ishimwa budoroge baramurakariye ntabwo byabashimishije nyine kubona hasohotsemo abakinnyi babiri muri defense yabo muri bane bahari babiri baragiye Maxiare na kabiri icyo kirabagonze ko baratakaje babiri muri defense yabo ikindi gishaka kubagonga kuri match tubwira n'abasimbura niyo bafite wabanza ukatubwira abasimbura niyo nzima Eric niyo yasimbuye umukiza ariko ntabwo baramwizera neza baravuga ati dushaka kugakinisha niyo nzima Eric cyangwa ni mwana Shami Arvin turi kureba wamusimbura bari basanzwe barabizi ari abana bazamuye barabizi ni abana nyine bakiri bato ariko Eric ndamuzi niyo nzima Eric rwose nejo nshyigiye neza umutima wa defense not the level ya Obed
umutima wa defense Abdul Jalil Abdul Jalil Jalil. bari kumukinisha na Tuyishime Emmanuel Emmanuel. bavanye mu magaju murabyibuka ya magaju ubushize uyu musore yakinagamo ni umusore w'umuhanga pe Ni umusore w'umuhanga rwose, Emmanuel yari amaze gufata umwanya ahubwo Jalil yaricaye Jalil yaricaye. Emmanuel yari amaze So kwicaza Abdul Jalil Jalil rero nawe nk'umukinnyi wakinnye sezo ishize yose ari umusitata nta kibazo kinini cyane. iyindi duta ahubwo iri hehe bafite abakinnyi ubona ko badropinze form Yeah. basubiye inyuma ndahera ku muzamu Sebato Nicolas yasubiye inyuma hari umureka kumwumva ntazongera ariko save. gukina. ubu ngubu Umusore bita Jarick ni mu izamu rya Mukura. ni umuhanga ariko arabura experience nibyo cyane. yita yasubiye inyuma guhagurukiriza. bingana gutyo cyane ntazongera no kukijyamo Uyu- none se Sebato urabeshya Sebuato nta ubu gikina bakinisha Jarick ndetse ntabwo uzi ko tuyizere Sebuato yasubiye inyuma Tuyizere n'uswa burya cyane. arya benshi none se ibintu birahinduka. Sebato ntagikina Riga uyobe ko Jarike yatowe mu bazamu beza mu kwezi kwa 12 ibyo urabyibuka ako kantu abanyarwanda niyo mpamvu nanjye ndi kubona Sebuato cyagenze gute ngenda muduseho Jarick yatsindwaga ibitego byinshi ndibuka cyane ari gukora ya mipira kwizigira yamucikaga mu maboko cyagiye ibitego cyagiye mukura itsindwa yakomerejeho kugira hari meforme match buriya Mukura yatakaje muri phase nk'eshatu zikurikiranye zagafite zigatsinda yatsinzwe amakipe ajya akavana ikintu cyatumye n'ibitsinda. bamwica. kwizigira Ikintu wanadukorera neza ubwo ati kazizi yose ntabwo bimeze ikintu neza cyatumye yicara yatsindishije Mukura kuri match ya APR uwo ni bamupira yarekuye asa n'uwawufashe umunyura mu biganza yatsindishije Mukura kuri match ya polisi igitego cya polisi Kinyamirambo urimo murabyumva indi match ya Gasogi United Ibutare cyagiye batsindwa bibiri bamutereye muri centre kijyamo icyo gihe yahise baravuga bati muvanemo ubwo rero ubwo icyo ni ikibazo rwose bararengera basanga umugabo rwose no hanze hari utundi tuntu turimo baravuga ati ugiye ku ruhande tubanza twereke ko byose bishoboka kandi dufite umukino ukiri muto dushobora kuba twaha umwanya niyo mpamvu uwitwa Jarick kugeza ubu ngubu